kuko ukimara kumpamagara gutyo utari wanampamagara mba nakurose kuri buze kumpamagara Imana ikakunyereka mu nzozi ikambwira tuyu muntu afite icyifuzo runaka uramusengera ninjye umwohereje umusengera arakira. Imana rero y'amahoro iyikunyeretse si ngombwa ngumbwira ibyifuzo byawe ndagusengera icyo nsabwa nge nukugusengera nkakubwira ibikuriho maze ugakira. Amen. Amen. Umubyeyi wari urwaye cyane ibisazi baramureze ibisazi ariko uwo mubyeyi bamuzanye ari indembe. Ubu naramusengeye ubu ngubu barakira aragenda nta kibazo yaratuje. Imana yacu yahawe icyubahiro kubw'uwo muntu nta kibazo rwose yarakize. Na n'uyu munsi hari nabandi bari kumpamagara ngo mbasengere. Hari uwari waratewe n'indwara y'amaguru arangije arampamagara ati indwara y'amaguru hari ibyo natambutse bitambukano turabisengera bigakira bikagenda bikirukanwa mu izina rya Yesu. Byarakize ubu ngubu ni amahoro nukuri pe. Imana ishimwe cyane. Bwira ngo Imana iguhaye iki uzamenye ko mva nyuma y'iminsi 2 ubuhanuzi bwanjye bubaga bwihuse. Yes, reka tubasuhuza abakunzi ba Concord TV show homero hose mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali ari mu mahanga mu Kinyarwanda turabasuje. Imana y'amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka mbashimire mwe mwakanze subscribe mukadushyigikira twatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha. Nanjye icyo nabasezeranije n'ukutabicisha irungu. No mpamvu uyu munsi nafashe urugendo ubu ndi hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda Cyanika. Turi mu mudugudu wa Rusisiro mu kagari ka Kayenzi mu murenge wa Kagogo neza ku muhanda uwerekeza ku mupaka w'u Rwanda na Uganda ahitwa mu Rwibikonde. Niho naje kureba uyu mukozi w'Imana yitwa Nyiramana Leoncia bakaba bamuzi ku izina rya Fiete. Ni umuhanuzi pe ngi nkuru muziho n'ukuntu Imana yamutumye kujya gusengera abarwayi muri CHK asengera 30 baye bariho barwaye 15 bahita bakira abandi nyuma asubirayo barakira. Araza natubwire neza niba abo bandi barakize. Tuguhaye karibu Fiete ni karibu. Yego murakoze cyane murakoze kunyakira murakoze kuza kunsura no kunsuhuza mbese ndishimye cyane. Yego natwe turishimye reka tutaza gutwarwa n'amarangamutima tukibaga gusenga Imana kugango itobore muri iki kiganiro ugiye kudusengera kugango Imana ibane natwe. Yego reka dusenge mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka Imana nyiringabo Imana ihoraho Imana itwumva Imana itwitaho twongeye kuguhamagara ngo ururukubane natwe muri iki kiganiro ururukutubere maso wera wa Isiraheli. Reka badukurikirane batega amatwi iri jambo ryawe reka batega amatwi iki kiganiro cyawe Uwiteka Mana nyiribihe turakwinginze twemerera ya masaha Mana gitare gikomeye utubere maso kuko uri Imana itabara uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera izina ryawe ni ryamamare. Nyemerera rero ndaguhamagaye ngwino bane natwe muri aya masaha urakoze kubyumva no kubikora dusabye twizeye izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Fiete ni karibu ubwo twaherukanaga waruvuye mu rugendo Imana yagutumye muri CHK gusengera abarwayi. Yego ndibuka ko wambwiye ko 15 bahise bakira abandi bajya baguhamagara yuko bakize banza yasigaye abandi bangahe ubu bimeze bite niba barakurikiranya amakuru y'urwo rugendo Imana yakoherejemo? Imana ishimwe cyane kuba bimbajije narinzi ko ndabikubwira utabimbajije. Urugendo rwagenze neza cyane ahubwo hari nabandi nasanzeyo nabo ndabasengera n'ubundi barakira ariko aya masaha aba bantu bose nasengeye bose barangije gukira baranatashe. Nta numwe witabye Imana nta numwe wapfuye bose baratashe. Nkomeza akazi nkomeza umurimo w'Imana nsengera n'abandi nabo ubu ngubu bari gutaha. Turashima Imana ko ikomeje kutunezereza ikomeje gutukomereza ikomeze kuduha umwuka wera abantu bose tukaba tubasengera bigakunda. Amen. Nyuma yaho se nta bandi baba baraguhamagaye cyaba kaza hano mu rugo twagusanze nabo baje kugira ngo basengere Imana ikawukoresha ibitangaza? Ntago tuba twirata ahubwo tuba tugira ngo umurimo w'Imana wamamare tuba tugomba kugendana n'ibimenyetso. Amen. Nibyo rwose benshi baraje barwaye indwara zitandukanye ariko ndamugira ngo nkumenyeshe ko hari umubyeyi wari urwaye cyane ibisazi baramureze ibisazi ariko uwo mubyeyi bamuzanye ari indembe. Ubu naramusengeye ubu ngubu barakira aragenda nta kibazo yaratuje. Imana yacu yahawe icyubahiro kubw'uwo muntu
nta kibazo rwose yarakize. Na n'uyu munsi hari n'abandi bari kumpamagara ngo mbasengere. Hari uwari waratewe n'indwara y'amaguru, arangije arampamagara ati indwara y'amaguru hari ibyo natambutse. Bitambukano turabisengera bigakira, bikagenda bikirukanwa mu izina rya Yesu. Byarakize, ubu ngubu ni amahoro, ni ukuri pe. Imana ishimwe cyane. Fiyete hari ukuntu abantu bajya umuntu ajya akenera umuhanuzi, kuko akenshi tuba dukeneye abahanuzi. Nkanjye ndasenga ariko ntabwo Imana inganiriza, ariko wowe irakuganiriza. Niyo mpamvu akenshi icya mbere ni amakuru. Umuntu aba akeneye kuguhamagara ngo yumve icyo Imana imushakaho. Wowe iyo umuntu aguhamagaye, Imana nyine ni ngombwa ngo ahite akubwira ibyifuzo afite, cyangwa se ngo ahite anakwihanira, cyangwa wowe Imana ihita ibikwereka. Wowe bigenda gute? Urakoze cyane. Ntago ari ngombwa ngo uhite umbwira ibyifuzo byawe, kuko ukimara kumpamagara gutyo utari wanampamagara mba nakurose kuri buze kumpamagara, Imana ikakunyereka mu nzozi ikambwira ati uyu muntu afite icyifuzo runaka, uramusengera, ni njye umwohereje, umusengera arakira. Imana rero y'amahoro iyikunyeretse, si ngombwa ngo umbwire ibyifuzo byawe, ndagusengera. Icyo nsabwa nge ni ukugusengera, nkakubwira ibikuriho maze ugakira. Amen. Izina ry'Uwiteka niryamamare. Ntago ari ngombwa rero ngo ukomeze uhamagare umuntu uzumva, ugahamagara umuhanuzi akakubwira ati ibyi ni ibihe byifuzo. Uzamenye ko uwo muntu atari mu mwuka w'Imana. Umuhanuzi nyawe iyo umuhamagaye ahita amenya neza icyo umuhamagariye, agahita akubwira ibyifuzo byawe wari ufite. Ni benshi cyane abakobwa bampamagaye bakambwira ati turashaka kudusengera, ngahita mbabwira ati icya mbere ukeneye iki, icyo cya mbere ngahita nkimubwira, icya kabiri ngahita nkimubwira, agahita avuga ati fiye uri mu mwuka w'Imana. Tuzi ko abandi duhamagara baza bakatubaza ibyifuzo byacu. Hari amakuru make ngo mbanze nkumugezeho. Ejo bundi nagiye gusengera ahantu nshuti yanjye. Nanone abahanuzi ntago tugomba kwizera. Abahanuzi ntago tugomba kugenda ku bahanuzi cyane. Ejo bundi nagiye gusengera ahantu, mpageze cyakora nanjye ninjira mu nzu ndasenga, ariko mubye ninkubwiza ukuri, Imana itwiyoborere. Nkihagera gutya ngo ureke, Imana yahise inyongera nkigera ku muryango, kuko nahageranye indirimbo. Iyo ndirimbo ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Ndangije kuyiririmba mpita numva ijwi rimbwira ngo aho hantu ugiye kwinjira itegereza uwo muhanuzi wicaranye n'abo badamu. Nditegereza nsanga n'abadamu babiri n'umugabo umwe, nsanga ibintu bari kubahanurira. Nanjye uwo mugabo angezeho natura utwaha nari ifite, ndatwatura ndatuvuga. Arangije ambwira ibintu byarambabaje, byarambabaje ku buryo nasohotse. Imana ihita imbwira ati nona abari kwiyita abahanuzi ni benshi, abari kuvuga ngo ndavuze ni benshi. Ngaho umva ibintu akubwiye. Ndumvishe numva nta naho bihuriye n'ibyo ndi yaragupapiriye kabisa. Ambwira ibintu numva ndababaye. Mbwira Imana ati Imana ugenderera ubwoko bwawe. Nk'ibi bintu ari kubwira aba badamu, akaba ari gushaka kubatandukanya n'imiryango, akaba ari gushaka kubatandukanya n'inshuti. Wiyoborera ubwoko bwawe. Arambwira ngo mfite abana 4, arambwira kandi mfite abana 3. Mfite abana 3 banye. Arambwira ngo niweho wizaniye ikigeragezo. Urebye ukuntu umugabo yantaye byonyine, tutanarwanye tutanatonganya agiye nko guhaha, ariko ngo twarashwanye, ngo nagiye mu cyaha cy'ubusambanyi, ngo ndamureka. Birambabaza ndavuga ati Imana ngaho nyumvira ibintu avuze imbere y'ubwoko bwawe. Birambabaza mpita mvuga ati Imana ukomeze utwiyoborere. Rero abahanuzi b'ibinyoma baracyahari. Bamaso, datari kukubwira ngo bamaso.
wigenda ku buhanuzi cyane, wigenda ku bahanuzi batandukanye, ahubwo umva icyo umwuka abwira amaterero. Imana irakubwira ngo aka kanya menya icyo uri cyo, menya gahunda yawe. Niba ari ugusenga, niba ufashe amasengesho y'iminsi 2 yasenga, maze Imana iragusobanurira, nawe wakigerera kuko umwenda wari ucingirije ahera wagize gute, watabutsemo. Amen, haleluya. Amen. Fie, uri umuhanuzi, ndakubaza cyane ku bijyanye n'abahanuzi pe, ntabwo ndakubaza ku bahanzi. Yego. Uri umuhanuzi, ndakubaza kuri bagenzi bawe. Muri Bibiliya dufite abahanuzi babiri, uwitwa Yesaya hari n'uwitwa Eliya. Uwitwa Yesaya yahanuye ibintu bigatinda pe, yahanuye ngo Yesu umukiza yatuvukiye. Kumva ngo agiye kutuvukira tukumva ko ari vuba, ariko byasohoye nawe ubwe yarapfuye. Sibyo? Eliya we yarategetse ati ndategetse imvura ntabwo igomba kuzagwa mu gihe cy'amezi 3 n'imyaka 3 n'amezi 6. Umva ngo Yesaya byaratindaga, Eliya wakanategeka. Amen. Wowe bimeze bite? Tugiye kuganira ku cyo gutinda n'icyo gutegeka. Wowe iyo uhanuriye umuntu bisohora nyuma y'imyaka 7 10 yarameze imvi. Reka nkubwire amakuru yanjye neza, n'abatabizi bamenye kandi babyitegereze. Ishobora kugutinza ikanagutegera. Yego. Urumva? Nahawe umwuka wera mfite imyaka 18. Yego. ndawukoresha ariko nari ntarahabwa impano y'ubuhanuzi. Yego. Aho imaze gusohokera, muvande ninkubona mwikosa nkakubwira ati va muri iri kosa ukabyanga, uzamenye ko uhuye n'ikibazo. Ninkubwira ngo Imana iguhaye iki, uzamenye ko mva nyuma y'iminsi 2 ubuhanuzi bwanjye bubaga bwihuse, kuko ibihe byo gusenga ndabifata, nta kandi kazi ndimo mfata, ni ibihe byo gusenga. Ikindi cya kabiri ku bahanuzi bagenzi banjye badafata ibihe byo gusenga ngo basengere ikintu bahanuye kize gisohoke vuba, ntago baba bari gusenga iminsi 2. Ikintu icyo nkubwiye kiba kibaye. Ejo bundi umubyeyi yaraje arambwira ati Fie, umugabo wanjye ntatumeranye neza. Yego. Ariko sinzi impamvu, sinzi ikiri kubitera. Ndamubwira ati humura, mba nabibonye. Mubwira icyabiteye. Ndamubwira ati ariko aka kanya ndategetse icyo cyabiteye. Yego. Ni igipfa mbere yuko utarapfa. Yageze mu rugo, ibimenyetso namuhaye. Yego. Ahita bisanga mu rugo. Yahise agaruka ako kanya, ahita aza gushima. Yego. Arambwira ati ibintu ngiye Imana. Ejo bundi hari umugabo wampamagaye, ariko sha Imana irashoboye. Nukuri. Umugabo arampamagaye tubu bagiye guteza inzu yanjye cyamunara. Ti none mbigenze gute? Hari umuhanuzi wamuhanuriye kera ngo bazayiteza cyamunara. Yego. Kuko nayo yabanaga ko bayiteje neza bayiteje birangiye. Numva arampamagaye umukozi wansengera ataravuga, ndamubwira ati wivuga ahubwo reka nyikubwiye. Tiba sibagiye guteza inzu yawe cyamunara. Ati yego. Turahari we wahageze. Inzu yawe simase gutya. Ati yego. Takakanya ndabihagaritse, ugiye guhamagarwa n'umugabo na mwene nyo kuri hanze. Yego. Agiye kukwishurira ideni ufite. Nkimara kuva kuri telefone mu gitondo saa 9 za nijoro yarambwiye ati barampamagaye. Yego. Barampamagaye banyohereje miliyoni 30. Tubunde kuzishura. Ati mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Ndavuga ati Imana urakoze ku ibyo byose uburi kumbwira baba babisohoye bikakorwa, Imana ishimwe. Amen. Ndavuga ati rero kugira ngo tumenye ko turi gusenga nuko ibyo twahanuye byahita bisohora. Yego. Ubundi uyifitanye n'Imana ubushuti, ubusabane, nta kintu na kimwe wahanura ngo kibure kutaza. Ariko nibuzi neza ko ubusabane bwawe n'Imana butariho, nibuzi neza kuhanurira abantu ukajya gusambana, nibuzi neza kuhanurira abantu
ukemera abasore bagukorakora ku mabere, uri umukobwa, uri umuhanuzi. Niba uzi ko uhanura ukagenda ukicara mu bugambo, ibyo bintu wahanuye nta bizasohora. Ariko uzi ko wowe no kuza kuri kamera ubanza wambya ugiye gusenga amasengesho y'iminsi 2, akenshi yo nguhamagaye nti shaka kuza gusura ngo dukorane ikiganiro, ahubwo itingiye kubanza nasenga kuganga Imana impa amavuta nzaze kuri kamera ntari kujya gutuburira abantu, ahubwo ndi mu mavuta y'Uwiteka. Ingo rwose Imana ari gushyigikira. Reba n'ubu ngubu dufite amaturuturu twayatangiye ku ya mbere y'ukwa 12, ubu tuzasoza kuri 30 y'ukwa 12. Turi kuzindukira mu musozi tukabyuka saa 9 za nijoro. Sinzi uburyo Imana izakubwira ikintu ngo kivuge kibure gusohora uri gukurikirana gahunda yayo neza. Uri gukora ubusabane n'Imana, sinzi uburyo mbese ubwo uzavuga ati icyo kintu nukivuga ntigisohora, uzavuga ati wavangiwe. Kuko ukuntu usenga n'ukuntu Imana ibikubwiye biba bitandukanye n'ukuntu ugiye kuvuga icyo kintu. Ugashiraho itandukaniro kandi n'abantu b'Imana rega banabireba. Uriya ari mu nk'amavuta, uriya ntari mu amavuta, bazi kubisobanukirwa nuko bataramenya ibyari byo. Amena. Imana ishimwe cyane. Bavuga ibitangaza Imana yagiye gukoresha bwakira buga cyangwa reka tujye mu mwanya w'ijambo. Yego rwose. Amen. Imana nishimwe. Ihimbazwe. Reka rero dukurikiranira ijambo Uwiteka yampaye. Amen. Unyemerere wita kuri iri jambo. Ni mu byahishuwe ibice 15. Yego. Umurongo wa mbere kugera ku wa 4. Kadusome mu izina rya Yesu. Amen. Byahishuwe ibice 15 guhera ku murongo wa mbere. Yego. Byahishuwe ibice 15 guhera ku murongo wa mbere. Yego nge nirukanse mpita mpagera. Byahishuwe ibice 15 guhera ku murongo wa mbere. Umve ikimana itubwira. Ibyago 7 by'imperuka. Bona mu ijuru ikindi kimenyetso gikomeye gitangaza. Amen. Nicyo bamarayika 7 bafite ibyago 7 ari byo by'imperuka, kuko muri byo arimo umujinya w'Imana wuzurira. Mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri bivanze n'umuriro. Mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyacyo n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahuri bafite inanga z'Imana, baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama, bati Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Mugabe w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Mwami ninde utazakubaha? Amen. Cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe, ko ari wowe wenyine wera. Amahanga yose azaza akwikubita imbere akuramye, kuko imirimo yawe yo gukiranuka igaragajwe. Amen. Hanyuma y'ibyo mbona urusengero rw'ihema ryo guhamya ryo mu ijuru rukinguye, ruvamo bamarayika 7 bafite bya byago 7, bambaye imyenda y'ibitare itanduye irabagirana, kandi bambaye imishumi y'izahabu mu bituza. Kimwe muri bya bizima 4 gihabo bamarayika 7 inzabya ndwi z'izahabu zuzuye umujinya w'Imana ihoraho iteka ryose. Rwa rusengero rwuzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana no mu mbaraga zayo. Ntihagira umuntu n'umwe ubasha kurwinjiramo kugeza aho bya byago 7 byabo bamarayika 7 byarangiriye. Amen. 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 Haleluya. Amen. Imana yacu nishimwe kandi nihabwa icyubahiro. Imana yacu ni igitangaza. Uyu munsi Imana yacu iri kukubwira ngo igufitiye umujinya. Uyu munsi Imana yacu iri kukubwira ngo rekeraho. Uyu munsi Imana yacu iri kukubwira ngo genda neza, gendana n'Imana neza, ujye muri gahunda y'Imana neza. Sobanukirwa ibyo uvuga kandi n'ibyo ukora ubisobanukirwe.
dusobanukirwe. Yewe Yesu Kristo, amina Kristo, aleluya. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Imana iri kukubwira ngo tunganya inzira zawe, ibyaha wari urimo bireke, kuko uyu munsi imperuka igiye kuza. Uyu munsi turi mu bihe by'imperuka, uyu munsi turi mu bihe bishaje, uyu munsi turi mu bihe ibyo bahanuye byose biri gusohora. Sinzi impamvu utareba imbere n'inyuma ngo umenye icyo gukora. Sinzi impamvu udasobanukiwe imbaraga z'Imana, sinzi impamvu udasobanukiwe umwuka wera w'Imana. Imana iri kukubwira ati garukiraho wa musambanyi we, garukiraho wa mujura we, garukiraho wa mwibone we, garukiraho maze ukurikira inzira y'Uwiteka. Amen, haleluya. Imana yacu iri kukubwira ngo niyo waba urwaye, niyo waba ushonje, niyo waba ufite amadeni, ibyo byose ngo niyo ibishoboye. Amen, haleluya. Imana yacu iri kukubwira ngo iragukunda. Imana yacu iri kukubwira ngo garukiraho, kuko itifuje kukurema ngo uzarimbuke. Yifuje kukurema ikakurema ukazayikorera. Yifuje kukurema ukayiririmbira. Yifuje kukurema ukazayicurangira. Yifuje kukurema ukagendana nayo neza mu mwuka wera, ariko utagenda ubesha abantu ngo iravuze kandi itavuze. Amen, haleluya. Imana yacu iri garukiraho mu byaha, garukiraho ku bwibone, garukiraho ku bubeshi, garukiraho ku busambanyi, garukiraho ngaho. Uwiteka nikavuga, avuganye nawe iryo jambo. Uwiteka nongera kukubwira ati ndagukunda, sinakifuza ngo uzapfe nabi, sinakifuza ngo uzapfurimbuka, sinakwifuza ngo uzapfire mu byaha. Uwiteka ari kukuburira akubwira ngo ibyo byago 7 ntibizakugereho. Uwiteka ari kukubwira ngo ugarukiraho. Amen, haleluya. Izina ry'Uwiteka ni ryamamare. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ejo ahantu nagiye mbona umukobwa ukuntu ari kumerana n'umuhungu. Uwiteka we ndavuga ati Imana iyi si yahimbutse. Umukobwa ari kwishira hejuru, umuhungu ari kumukaba. Ariko mwabakobwa mwamenye ko muri abakobwa bitorero, mwamenye ko muri abakobwa b'Uwiteka, mwamenye ko muri abakobwa Imana yateguye mukareka kwitegurira isi. Uwiteka ari kukubwira ngo wikitegurire kuko niyo izagutegura. Uwiteka ari kukubwira ngo wikitegurira iby'umugayo, wikitegurira iby'umwanzi Satani yifuzaga. Ahubwo Uwiteka ari kukubwira ngo garukiraho muri iryo jambo ryayo, garukiraho, kuko Uwiteka ari kukubwira ngo ari kukuburira ngo ugarukiraho ngaho, wikomeza kwiyamamaza ku byo utafite. Amen, haleluya. Imana yacu nihabwe icyubahiro, kandi Imana yacu nihabwe Imana yacu niduha imbaraga zo kureka ibyaha. Imana yacu nituneshereze. Imana yacu nitugirire neza. Amen, haleluya. Hari irindi jambo nifuzaga kubabwira riri mu byahishuwe ibice 3, umurongo waho wa mbere kugera ku murongo wa 5. Iryo jambo naryo murisome mwumve icyo umwuka abwira amatorero. Urwandiko rwandikiwe ab'Isarudi. Wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7. Haleluya. Aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho, nyamara ukaba uri intumbi. Juba amaso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise, ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Icyakora ufite amazina make y'ab'Isarudi batanduje imyenda yabo. Nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Unesha ni uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo. Ahubwo nzatuira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Amen. Amen. Imana yacu nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Imana yacu iri kukubwira ati ndagukunda, sinakifuza ngo uzarimbuke, sinakishimira ngo Satani azakuregesha impapuro maze zizagutsinde. Ariko Uwiteka ari kukubwira ngo muri izo mpapuro Satani zose yakuregesheje, uko utaciye bugufi, uko utagenze neza n'Imana, iyi Uwiteka ari kukubwira. Haleluya. Amen. Imana yacu nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Imana yacu nihimbazwe. Uwiteka ari kukubwira ngo uko umeze kose irakuzi,
uri umurwayi irakuzi, waba uri umushonji irakuzi, waba udafite imyambaro irakuzi, izi neza ko uri umurambo, waba uri umukire irakuzi, waba uri umukene irakuzi, izi neza imyitwarire yawe n'imyambarire yawe. Uwiteka ari kukubwira ngo garukiraho. Data wera rabiza zitutse, Yesu Kristo rabiza zitutse. Uwiteka ari kukuburira ngo garukiraho mukobwa mwiza, garukiraho musore mwiza, garukiraho wa mugabo we, wowe uri guta umugore mu munzu, ukagenda ukajya gusambana, ukagenda ukajya kubesha, ukagenda ukajya gupanga n'abadapanga iminsi, Uwiteka ugatega abandi mu mayira kugira ngo ubambure, ariko data ari kukubwira ngo garukiraho. Haleluya. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Wowe uyu munsi waba uri mu bindi bihugu byo hanze, wowe ukavuga ubuhamya, ukavuga ubutumwa, ariko ukivangira mu twawe, ariko ukavuga ibyo Imana itakubwiye, ukavuga ibi bitanditswe, Uwiteka ari kukubwira ngo garukiraho. Wikomeza kuba yanyamaswa, wikomeza kuba yanyamaswa y'inkazi, yewe garukiraho, komeza neza urugendo rwawe. Imana iri kukubwira ngo fata ibyo wumvishe neza, kandi ukoresha impano yaguhaye neza, wiyivangavanga, kuko Uwiteka aragukeneye muri ibi bihe. Ibyo byago 7 nibikugeraho, ntuzavuge ko nta kukutumvisha impanda y'Imana. Imana rero iri kukubwira ngo garukiraho muri ibi bihe birakomeye. Uriya mwaka gwa 2026 Uwiteka ari kukubwira ngo muri uwo mwaka itegure, kuko hazacu wambaye. Muri uwo mwaka bizaba bikomeye, muri uwo mwaka impinduka muzazibona. Maze mwitegure uwo mwaka neza, muwinjirana neza amahoro, kuko Imana yo mu gihugu cy'abera ije gutabara, ije guhemba no guhana. Nimwumve rero iryo jambo ry'Imana. Aka kanya nukuri ngiye gutuza, ariko ndakubwira neza ngo garukiraho ngaho. Ndakubwira neza korana ubusabane n'Imana, fata ibihe byo gusenga. Ndakubwira neza ugenda ukundane nkuko wikunda, ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda, ugira inama mugenzi wawe. Nubona agiye kurohama umugaruriraho. Uwiteka nikavuga, nirwo rukundo rukomeye avuga. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Reka rero ngiye gutuza, ngiye gusozereza ahangaha. Nizere ko mwumvishe iryo jambo ry'Imana. Reka nshima umwami wanjye n'umukiza ko ampaye umwanya gwiza. Reka nsenga Imana yo mu gihugu cy'abera. Imana data ishobora byose, urera urakiranuka, uravuga bikabategeka bigakomera. Nongeye kugushima cyane kutumye twumva iryo jambo, nongeye kugushima cyane kutubaye hafi, nongeye kugushima cyane kutubereye maso, nongeye kugushima cyane data. Hari byinshi badusezeranyije ntibisohore, hari byinshi badusezeranyije ntibikore. Uwiteka Nyiringabo, ariko data ndakwinginze, data Nyiribihe, ndagusenze cyane nizeye ko ibyo byose Mana bizasohora, ko ibyo byose Mana wabiduteguriye, utukunda. Reka ntuze ariko ntutuze ukomeza kubana natwe none niteka byose. Amen. Mana iguha umugisha. Ugiye gutanga nimero yawe kuryo wakwifuza ko mwasengana, yaguhamagara. Kandi pe umwihariko ufite nuko akenshi abaguhamagara Imana baraye yakubwitiye umuntu arampamagara kandi umubwire ibi ngibi. Ni karibu no gutanga nimero. Amen. Haleluya. Amen. Imana yacu nishimwe cyane. Reka ntange nimero kubadukunda n'abadukurikirana, bazaduhamagare. Waba ufite icyifuzo, mbese uzatubwire tuzagusengera. Ni 07 8 60 83 56 07 8 60 83 56. Nimero ya Tigo rero ni 07 2 40 73 344. Urakoze. Yego, dusoreje ahangaha imbere ya kamera mwari kumwe na Nyiramana Leoncia Fiete, naho kuri mikoro nari Hatumimana Concorde. Yego.